gushyamirana amaraso ari menshi cyane nari meze ukuntu nuko ndangije ngenda musanga ahantu yarari hanyuma aragenda yinjira mu nzu mpagara ku muryango ambaza ari mu nzu arambwira ngo mbese ubundi iwanyu ni hehe ndamusobanurira arangije arambaza ndamusobanurira arangije arambwira ngo nanjye nubwo ndinaha ariko iwacu naturutse mu Bugesera Imana idufashe hanyuma baranyemerera barankundira banyinjiza mu nzu bamaze kunyinjiza mu nzu bafata amazi ashushe baratangira baranyamura hanyuma mwarimu arongera arampamagara arambwira tumva nkubwire ahari uri hehe ntangije ndamusobanurira arambwira ngo ahuri bambe tuvugane nabahaye telefone baravugana arangije arababwira ngo reka mbahereza amafaranga mugira ute mu mutegere ariko Imana ishimwe cyane nuko barangije barantegera bamaze kuntegera ahantu imodoka yangejeje ahantu ku mupaka Imana itugirire neza Imana idufashe bivuga ngo nubundi nongeye kurara mu nzira Imana itugirire neza hanyuma ahantu imodoka yangejeje nagiye n'amaguru ngeze mu Kidaho numva inzara imereye nabi mumvugire ngo amina numva inzara imereye nabi numva birakomeye muri telefone yanjye nari mfitemo memory card sinzi ukuntu nakebutse gatoya mbona ahantu bakora amatelefone bakora amaradiyo ndavuga ati uko biri kose hari ahantu bashobora kugura iyi memory card narahageze mperetse ya memory card barambwira ngo iyi memory card yawe turaguha ibiceri 500 ntekereje uburyo nayiguze 3,500 nababwira hoya ntibishoboka nagengeze imbere gatoya numva inzara ibaye mbese imeze nabi nsubira inyuma nababwira ngo noneho ya 500 muyimbe barambwira ngo zana twongere tuyisuzume barongera barayisuzuma baravuga ngo 500 ntayo twagira ute ntayo twaguha bakunzi ba Shalom TV 195 hamwe n'Umusara TV ndetse na n'abahetsi official abahetsi official rero kuri amacano yose mujye mwibuka gukora subscribe no gukora share kugira ngo mudufashe kwamamaza ivuga butumwa tujya tubasobanura uko gukora subscribe no kugira ngo uko tuzadushe ikiganiro mujye muhita mukibona ako kanya kabiri gukora share no kugira ngo mudufashe kwamamaza ivuga butumwa na comment y'ibyo mukeneye buhamye cyane cyane mukeneye ijambo ry'Imana mukeneye ibiganiro mwajya musha muri comment kugira ngo tubibone tubashakire ibigendanye n'ibyifuzo byanyu nicyo tubereye ahangaha Imana ibaho umugisha ngiye muri kumva kuri kamera nitwa Ntenganya Toneste ndabakunda Imana ibaho umugisha Botega amatwi bari basazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda baravuga ngo utera uburezi arabwibanza niyo mpamvu tubanjije mu gihugu cy'u Rwanda ariko sahonye turambuka n'imipaka tukagira ku mpande enye z'isi muri Afrika Iburayi Amerika Aziya hose tugenda tugirayo inshuti zidukurikira Imana igiye umugisha bumva urimi tuvugamo ijambo ry'Imana cyangwa se urimi tuvugamo ibiganiro utambutsa mu butumwa bwacu ndetse n'ababisobanurwa n'abandi mwese Imana igibaha umugisha twagarutse kandi tubazana umukozi w'Imana arakeye afite amavuta uko muherutse uko bukeye uko bwije agenda ava mu bwiza ajya mu bundi murabona ko akiye kurusha mbere Imana rero umugisha araseka neza ateye neza afite amaso heza mbese umwuka w'Imana arasizwe reka tumusabe abibwe muri kano kanya kugira ngo mugane umuntu muziranye ni Zaninka Christina ni amazina ntagahinduka mfite umutware Imana ibaho umugisha tukubaza koza kamatsiko dusobanurire ubwena bwo tuzamatwe izina ryitwa Zaninka waryizwe na mama wawe cyangwa ni papa wawe mu bigaragara naravutse nsanga izina ryitwa Zaninka rigize ute rihari naguze umuntu ari kwisura uko biri kose ubwo ni papa wariyise ni papa ari kwisi uri umwana wakangaye mu rugo wambere uri imfura birumvikana bakikubyara baravuze ati uyu mwana bazamukunda batuzanire inka
buriya ndakeka aricyo bivuze. uko niko kuri. Imana iguumugisha kandi Imana ikomeze gusiga amavuta y'ibyishimo. Tuganirize Zaninka we, tuganirize utuvugana. Hari abazi neza ko ufite umutware ariko hari n'abatari babimenya. Nibyo koko ufite umutware? Yes. Umutware ndamufite. Imana iguumugisha. Kwa dukurikira bamenye ko umuntu ugiye kubaganiriza ari umufasha ufite umutware. Imana imuhumugisha. Reka tumusabe asenga Imana, namara gusenga Imana akomeze ijambo ry'Imana. Mana yacu, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, Imana yambaye gukomera, Imana yambaye ukuri. Turagushimiye Mana, wowe waturinze ukabana natwe. Hari benshi bamaze kuva mu mubiri ariko twebwe waturinze. Suko twabarushaga ubwiza, suko twabarushaga gukiranuka, ahubwo ni imbabazi watugiriye. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Muri uyu mwanya rero turakwinginze ngo ujye udushigikire kandi utwambike imbaraga zawe zibana natwe. Kandi data wa twese abari bwumve ibi biganiro bibagereho, ndetse data wa twese nyakubahwa Imana bigere ku ngingi imitima zabo, ribahindure. Izina ryawe rishimwe. Urakoze gumana natwe mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere mbabwire ngo ineza y'Imana ibane namwe, kandi urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bikomeze kubashigikira. Si ubwa mbere rero ngarutse kuri iyi televiziyo, si n'ubwa kabiri, ahubwo numva maze kuhamenyera. Imana idufashe cyane. Hanyuma mujye mwihangana munyarukire no kubahetse official, nabyo bizajya bidufasha cyane. Aho hantu mwazajya muhatubona. Imana idufashe cyane. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bw'isi ko bwanditswe na Matayo, ibice ni 2. Turasoma umurongo 1 n'uwa 19, nacyo turaza kugerageza dusome imirongo 2. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuga ngo, Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Imana itugirire neza. Reka dusubiremo. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli. Imana itugirire neza. Oh, haleluya! Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana narihaye intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Ariko haleluya, munyemerere munyikiririse. Imana ishimwe, muvugire ngo amina cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ndihaye intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzagira ute? Tuzabaho. Imana idufashe cyane. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Herode amaze gupfa, marayika abwira Yosefu ngo nagarure umwana na nyina mu gihugu kuko abashaka kumwica bagize ute? Bapfuye. Ngo nuko agarura umwana na nyina hehe? Mu gihugu. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo ntabwo turarivugaho cyane, tugiye kwinjira mu buhamya. Icyo nari ngambiriye kukubwira ni ukukubwira ko ibiguhiga bishize nawe uzagira ute? Uzabaho. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza kandi Imana ikwambike imbaraga. Hanyuma Imana idufashe cyane. Impamvu iri jambo ndivuze ni ukubera ko mu minsi yasize Imana yankoreye igitangaza gikomeye. Nanjye mbona ineza y'Imana, mbona gukomera kw'Imana. Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Imiryango ntiyahabaye, abavandimwe ntibahabaye, ahubwo data wa twese yaraje arahaba. Aho imbaraga zanjye zari zirangiriye niho izi Imana yacu zagize ute? Zabonekeye. Imana itugirire neza cyane, mumvugire ngo amen. Imana idufashe. Umunsi umwe ndimo gusenga, Imana ikoresha umuyobozi mu buhanuzi, arambwira tumva uko Uwiteka avuze. Imana irambwira ngo ugiye guhura n'ikigeragezo ariko nzabana nawe, nzakugirira neza, ngiye kukwigisha umuntu
ndatangira ndasenga mbwira Imana ngo Mana uyu muntu ugiye kunyigisha benshi bazi neza ko iyo babwiye ibigeragezo n'ukuri barasenga kuruta mbese basenga cyane amasengesho menshi nanjye muri abo masengesho rero narayasenze mbwira Imana ngo intengere Imana idufashe hanyuma Imana yabimbwiye ari kuwa gatanu buca ari kuwa gatandatu umuntu twari tuziranye cyane ndetse wari n'inshuti ya hafi cyane navuga ngo shitani yaramukoresheje yarampamagaye ari muri gare amaze kumpamagara arambwira ngo mbese uri hehe ndamusobanurira ahantu narindi arangije arambwira ngo mbese wansanga hano muri gare namubwira ati nta kibazo arangije arambwira ngo ngiye kukurangira akazi nanjye mbita numva ko ari akazi special mbese akazi keza akazi gasobanutse arangije arambwira ngo mbese akazi kose uzagakora namubwira ngo akazi kose nzagakora icyo akora akazi ntazakora nakadahesha Imana icubahiro Imana idufashe arambwira ngo noneho ihute cyane uzanjye muri gare narihuse musanga muri gare hageze yarampobeye ndetse anyereka urukundo anyereka n'urugwiro hanyuma amaze kumusuhuza arambwira ngo mbese uracyari muri bwa buzima namubwira ati nta kibazo ubuzima turacyaburimo Imana idufashe hanyuma arangije arambwira ati rero bunegereje gatoya buhagaze aho ngaho ndaje ngo arangije aramanuka munsi ya gare yabaye iminota 30 arongera aragaruka arongera aransuhuza ngo umuntu tutagize tutahoranye amaze kunsuhuza hanyuma ako kanya kimara kunsuhuza ubwenge bwahise bugira butakara Imana tugire neza cyane ariko reka ngubwire ngo aracyari ibyiringiro birashoboka ko wahuye n'ibigeragezo nk'ibyanje ariko Kristo aracyari ku ngoma Kristo aracyafite imbabazi aracyafite urugwiro kandi aracyafite imbaraga zo kukurengera Imana tugire neza cyane Imana ifite misiyo yo kukurengera ariko ku muntu wese wabigiyemo neza ntiwishuke ngo wumve ko izakurengera uri kugendera mu byaha uri kugendera mu byangwa n'amaso y'Imana oya izakurengera kubera ko wagendeye mu nzira nziza wagendeye mu bintu bihesheje Imana icubahiro no gutangariza ngo nukomeza kugendera muri bya bindi nawe uzi bidahesheje Imana icubahiro reka ngubwire ngo nta gahunda ifite kukurengera Imana ishimwe hanyuma muri uwo mwanya ubwenge bwarabuze buratakara hanyuma bwakeye mu gitondo nk'ejo ngiye kubona mbona ndi Uganda ariko ntago nzi uburyo naba naragezeyo agiye kubona mbona turi kuva mu modoka hanyuma nangije mbaza wa mama nabwira ati se kubera iki nisanze muri iki gihugu kandi naherutse turi muri gare arangije arambwira ngo iyo nza kubikubwira neza ntago ari kubyemera nanjye nakoresheje ubwanje bwenge niyo mpamvu nawe wisanze muri iki gihugu abonye ntangiye kumubaza ibintu byinshi arongera bigenza nk'uko yagize yabigenjeje hanyuma nanone nagiye kwisanga nisanga turi ahantu nyanja yaye nini ngo bita Victoria Imana idufashe cyane hanyuma mbwira Imana ngo Mana kubera iki wambwiye ikigeragezo ariko ntumbwire uko bizagenda n'ukubera iki natangira ndibaza ndavuga ngo Mana kubera iki utemeye kunyicira mu gihugu cyacu ukaza kunyicira muri iki gihugu ntazabona n'uburyo banshingura ariko ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo mwana wanjye wibuke ko navuganye nawe wibuke ko nakubwiye ngo ngiye kukwereka umuntu ariko nongera kukubwira ko nzagira nzakurengera Imana oh haleluya Imana idufasha abantu bafite isezerano ry'Imana yuko Imana izabarinda reka mbabwira ngo nimukomere haleluya Zaninka tukoza kana gatoya utubwiye ko watwawe n'umuntu akakujyana Uganda kuri Victoria ndashaka utubwire nubuhe busabane wowe nawe mwaye mufitanye ubundi twadufitanye ubusabane bukomeye ubundi umuntu utakuzi ntaco yagutwara umuntu utakuzi ntaco yagutwara ahubwo nuko muba mufitanye ubusabane bugize ukomeye azi ubuzima bwawe bwose ko kujyana rero tugareho mu kujyana yakujyanye agiye kugukoresha akazi cyangwa se yaragushimusa agiye kukugira nabi hanyuma nyemerere kugira ngo nze kurangiza iyo nkuru uraza kumva icyari kigize icyari kigamijwe fatira Imana ishimwe cyane hanyuma ngimara kugera hariya kuri Victoria ndetse n'ijwi ry'Imana rikimara kumbwira ayo magambo hanyuma naratuje nemerera Imana mbwira Imana ngo Mana niba biri muri gahunda yawe kugira ngo unyereke uyu muntu
ndatuje. hanyuma twageze aho kuri iyo nyanja yitwa Victoria, twahasanze ubwato bwatwaraga abantu, bugatwara ibintu, bugatwara n'imodoka. hanyuma twinjiye muri ubwo bwato turagenda, Imana itugire neza cyane. hanyuma ahantu twavuye muri ubwo bwato twagiye n'amaguru, numva ahantu twageze turi kugenda n'amaguru twahageze nka saa 12. aho hantu twashikiye twahasanze inzu. iyo nzu ntabwo yari nini cyane, yari ifite ibyumba 2 n'iki na saro. Imana itugirire neza. twinjira muri iyo nzu tuhasanga abagabo 3 ndetse n'uwo mumama wari wanjyanye wa 4, nanjye mu wa 5. Imana idufashe cyane. hanyuma twinjira muri iyo nzu, ngiye kubona ngo mbona bampereje agakombe gatoya kari karimo niba ari amata byose imbizi, barakamaye. nangije ndabahakanira ndababwira ngo sinjya amata. barangije barambwira ngo ya bayama ku ngufu, ariko ndabahakanira ndababwira ngo ya ntago bigize ute bishoboka, kubera ko ntajya ngira ute amata. noneho havuyemo umwe muri bo arangije ambwira ijambo rikomeye, avuga mu Kinyarwanda, aravuga ngo niba warasenze Imana wasenze igira ute igukure hano. nanjye nibuka isengesho cyangwa se nibuka amagambo Imana yagize ute yambwiye. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana ikomeze itubere maso. ariko nongera kukubwira ngo biguhiga bishize nawe uzagira ute uzabaho. hanyuma wa mumama twari turi kumwe yahise asohoka ansigana n'abagabo. hanyuma abagabo basigara bavuga mu Kigande, sinabashaga kumenya ibyo bagize ute bavuze. Imana idufashe cyane. barakomeza bavuga ndetse mu Kigande barabwiranaga, ariko noneho ngagira umugisha wa muntu akavuga mu Kinyarwanda, yarangiza akagira ute akambwira. Imana idufashe. hanyuma mu masaha arimo gusatira saa moya, abagabo barasohotse. bamaze gusohoka barafunga. bamaze gufunga, ijwi ry'Imana rirambwira ngo mwana wanjye fungura kiriya cyumba winjiramo urebe ibirimo kuberamo. ninjiye muri cya cyumba, ngezemo nsanga harimo amahembe, nsanga harimo ibintu byinshi, nsanga harimo ibintu bya bindi bakoresha mu bintu barimo bagira ute barimo baterekera. Imana idufashe cyane. ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbese mwana wanjye urabonye? nangije ndavuga ngo ndabonye. ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngaho ongera winjira mu kindi cyumba. ndinjira mu kindi cyumba. maze kwinjira mu kindi cyumba nsanga nta kintu kirimo, nta na sima yari irimo. Imana itugirire neza. ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngaho kebuka urebe ku idirisha. ndakebuka ndeba ku idirisha, nsanga idirisha ni idirisha ry'ibiti rifungishije agakare k'umusumari. Imana itugirire neza. ijwi rirambwira ngo ngaho fungura. ndafungura. nuko ijwi nanone rirambwira ngo ngaho rero hengereza. nangije ndahengereza. Imana itugirire neza. nsanga hanze nta muntu uhari. ijwi rirambwira ngo ngaho urira. ndurira. ngeze hanze ndazengunuka inyuma ya yanzu. ngeze inyuma ya yanzu nsanga hari irimbi n'ahantu bagira ute bashingura. Imana itugirire neza cyane. hanyuma numva ngize umubabaro, numva ngize agahinda. nongera mbwira Imana ngo Mana, ibi bintu wabyemereye iki? iyo wemera ibi bintu bikamberaho ni mu gihugu. Imana idufashe. hanyuma numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo ngaho mbuka ugende. inyuma y'iryo rimbi hari ishyamba rinini. ninjira muri iryo shyamba, bwari burimo bwira. hanyuma ndagenda nicara hafi y'iryo rimbi ku ishyamba ryari rihari. hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo oya, egera inyuma gatoya. negera inyuma, maze kuhegera mu masaha arimo gusingira saa 2, numva abantu baraje barimo baravugira hahandi muri rya rimbi, bavugiramo ibintu by'ibigani ntabasha kumva. hanyuma ariko mu mutima numvaga namaze kugenda, kubera ko nari nagize ikintu cyitwa hamuka ryinshi. Imana idufashe. hanyuma muri iryo shyamba narirayemo, telefone nari mfite yari yasimye. Imana itugirire neza. bwakeye mu gitondo mfata ya telefone, hanyuma ndongera nsa n'uyakije mbona iratse. nagiye kubona mbona mwarimu witwaga Christian arampamagara ambwira ngo mbese ko ndi kuguhamagara nkumva telefone yawe idasa ngaho iri mu Rwanda, uri hehe? ndamukupa injira ya mbere, ahamagara injira ya kabiri ndamukupa, ahamagara injira ya gatatu ndamukupa.
ndetse inshuro ya kane nibwo namwitabye ndamusobanurira, arambwira ngo umva ntabwo wabasha kurira igiti ukareba ahantu amazu aherereye. Imana idufashe. Nuriye igiti ndeba ahantu amazu yaragize ute yaraherereye. Reka mbabwire ngo iri shamba narimazemo gatatu ntarya ntanywa, ari kwiteka agira ute abana nanjye. Reka mbabwire ngo nimwige gusenga, kubera ko hari igihe kigera abantu bakiga gusenga kandi batari buboneremo iki umugisha. Imana idufashe. Hanyuma ahantu nageze bwa mbere mvuye muri iryo shamba, umuntu yarambonye ariruka bitewe nuko nari ndimo mvirirana, amaraso ari menshi cyane, nari meze ukuntu. Nuko ndangije ngenda musanga ahantu yarari, hanyuma aragenda yinjira mu nzu, mpagara ku muryango, ambaza ari mu nzu, arambwira ngo mbese ubundi iwanyu ni hehe? Ndamusobanurira, arangije arambaza, ndamusobanurira, arangije arambwira ngo nanjye nubwo ndinaha ariko iwacu naturutse mu Bugesera. Imana idufashe. Hanyuma baranyemereye barankundira banyinjiza mu nzu. Bamaze kunyinjiza mu nzu bafata amazi ashushe baratangira baranyamura. Hanyuma mwarimu arongera arampamagara arambwira tumva nkubwire ahari uri hehe? Ntangije ndamusobanurira, arambwira ngo ahuri bambe tuvugane. Nabahaye telefone baravugana, arangije arababwira ngo reka mbahereze amafaranga mugira ute mumutegere. Ariko Imana ishimwe cyane, nuko barangije barantegera. Bamaze kuntegera ahantu imodoka yangejeje ahantu ku mupaka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Bivuga ngo n'ubundi nongeye kurara mu nzira. Imana itugirire neza. Hanyuma ahantu imodoka yangejeje nagiye n'amaguru, ngeze mu Kidaho numva inzara imereye nabi. Mumvugire ngo amina. Numva inzara imereye nabi, numva birakomeye. Muri telefone yanjye nari mfitemo memory card, sinzi ukuntu nakebutse gatoya mbona ahantu bakora amatelefone, bakora amaradiyo. Ndavuga ati uko biri kose hari ahantu bashobora kugura iyi memory card. Narahageze mperetse ya memory card, barambwira ngo iyi memory card yawe turaguha ibiceri 500. Ntekereje uburyo nayiguze 3,500, nababwira hoya ntibishoboka. Naragengeze imbere gatoya numva inzara ibaye mbese imeze nabi, nsubira inyuma nababwira ngo noneho ya 500 muyimbe. Barambwira ngo zana twongere tuyisuzume. Barangera barayisuzuma, baravuga ngo 500 ntayo twagira ute ntayo twaguha. Iki z'Imana haracyari ubutabazi bw'Imana. Reka ngubwire ngo ibiguhiga bishize nawe uzagira ute uzabaho. Bya biceri 300 naragiye mbigura igisheke, ntekereza ko ndi bukirye, ariko kukijya bigira ute birananira. Ndagenda nicara hafi y'umuhanda, imvura iragura hanyagirira. Mugabo yaraje arahansanga, Imana idufashe cyane, witambukiraga arangije arambwira ngo mbese ntabwo wabonye ko imvura iri kukunyagira? Hanyuma arambata aragenda aranyugamisha. Hanyuma arangije ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo mbese kubera iki wemeye ukanyagirirwa hariya ntabwo wabyumvaga? Ntabwo namusobanuriye, naramubwira ngo nanjye hari ikibazo ngize ute mfite bwo cyanyemere kugira ngo ngire ute nyagirwe. Imana tugirire neza. Hanyuma mwarimu yarongera arampamagara, harambwira ngo mbese uri hehe? Ndamubwira ahantu ndi. Ntangije namubwira ati icyo akora tike ntayo, bangejeje ku mupaka, tike nari mfite yagize ute yarangiye. Imana tugirire neza. Hanyuma arangije arambwira tumva nkubwire ntabwo nshobora kuba nakoreye mugisha wo hanze ngo hano mu gihugu unanire. Arangije arantegera, ngera muri gare, ndagenda ndaryama. Muri iryo joro Imana imbwira amagambo akomeye, mumvugire ngo amine cyane. Oh haleluya, amen. Topestaya bonesanse. Imana tugirire neza. Imana imbwira amagambo akomeye. Imana irambwira ngo mwana wanjye reka ngubwire ngo mbese ahari umuntu uramwiza uramubonye. Ntangije navuga ngo ndamwiza ndamubonye. Arangije arambwira ngo narimwe n'undi munsi ntuzongere kwiringira iki umuntu. Abantu benshi biringira abantu barabahemukira, biringira ba anko barabahemukira, biringira imiryango irabahemukira, bashaka inshuti zabahemukira, ariko Kristo ntabwo ajya ahemuka. Imana yacu ijya iba hafi umuntu ikamugira inama. Imana ishimye. Muri iryo joro Imana yanyeretse etopestaya, yarambwiye ngo mwana wanjye ube maso, ngiye kukuganiriza. Nagiye kubona mbona marayika araje amfashe ukuboko
Imana itugirire neza. Hanyuma uwo murwayi byari bigaragaraga ko bamujyanye kwa muganga. Imana idufashe. Hanyuma uyu murwayi ndetse n'aba bantu bari bamuhetse, umwe muri bo bavuye muri wa mujishi, nuko marayika arangije arambwira ngo mbese aba bantu batatu basigaye babasha kugeza umurwayi kwa muganga? Namubwira ngo oya. Nuko ndangije namubwira ngo mbese kubera iki uyu muntu avuye muri uyu mujishi uyu murwayi agataka? Arambwira ngo aba ni abantu bahetse itorero batakira isengera, bihugiyeho, barinejeje. Niyo mpamvu uri kubona umurwayi ari kugira ute, ari gutaka. Ntabwo bagisengera iki? Ntabwo bagisengera itorero. Abantu baraguye. Imana idufashe cyane. Abantu ntabwo bagisengera itorero, ariko nimweguke mwongere musengera itorero. Imana idufashe. Mu itorero harimo umurwayi arimo arataka, ukeneye gusengera, urukundo rwarakonje, wageze amagambo bituma uyu murwayi ataka. Ariko Kristo ntabwo ari byashaka, ashaka kugira ngo wongere uhembuke, uyu murwayi wongere umuheke. Imana itugirire neza. Marayika arakomeje mfata ukuboko aranjyana ngeze ahantu nabonaga abantu bakinaga umupira. Yari amakipe abiri ndetse amakipe abiri. Imana itugirire neza. Yari yambaye inifomu itandukanye, barakina. Ngiye kubona mbona umwe avunya mugenzi wiwe. Rangije mbaza marayika, namubwira kubera ko umuntu avunya mugenzi we. Arangije arambwira ati aba ni abantu babanye mu murimo, ariko iyo umuntu abwiye mugenzi we ikintu kitamunejeje haba yarangije kugira ute, haba yarangije kumuvuna. Birashoboka ko waba uri mu itorero ariko nta rurimi rwiza ufite. Birashoboka ko waba uri mu itorero ariko ukunda kugira umujinya. Ibyo si byo Kristo ashaka. Hari igihe uba muri kamere, wajya kubwira umuntu ijambo ukamubwira muri ya kamere, nuko nyine uwo muntu uribwire ntabwo azarifata neza, nawe azazamura kamere. Imana itugirire neza cyane. Nyamara aca bugufi. Yesu agize ute, aragushaka. Yesu aragukeneye. Yesu ashaka kuca bugufi. Yesu umwemerere. Imana itugirire neza cyane. Imana idufashe. Nakubwiza ukuri ko ugomba kuba mu mazamu neza, ukarinda, ukabera amaso aya mazamu kugira ngo utaza gutsindwa. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Marayika yakomeje aranjyana angeza ahantu nabonaga mu rusengero. Nabonaga buri muntu wese yinjiraga mu rusengero, nabonaga harimo kubera amarepetisiyo. Buri umwe wese uko yinjiraga yanyuraga kuri perezida akamubwira icyamukereje. Natangajwe n'uyu mumama umwe wari uhetse umwana, bamubaza icyamukereje, aravuga ati njyewe nari ndimo njyana umwana kwa muganga, niyo mpamvu nakerewe. Nyamara yarabeshe ndetse abeshaye umwana. Imana itugirire neza. Topesta ya bonesanse. Arangije marayika arambwira ngo umva, uriya muntu arabeshe kandi abeshaye umwana, none kamubesheye ngo aje gukuraho urwitwazo. Urundi rwitwazo azagira ni uruhe? Imana irambwira ngo agenda ubwira abantu bafite urwitwazo barimo barabesha ku murimo, ugenda ubabwire ko aje gukuraho iki? Inzitwazo. Imana itugirire neza. Imana ije gukuraho inzitwazo. Topesta ya bonesanse. Marayika arakomeza mfata ukuboko aranjyana angeza ahantu nabonaga hari ameza. Aya meza hari abantu bane, bamwe bari mu ruhande rumwe abandi bari mu rundi. Hanyuma ngiye kubona mbona abantu babiri. Imana idufashe. Marayika afashe ibyo kurya ashize ku meza. Abantu babiri baratangira batari ibitotsi kandi nta bitotsi bari bafite. Imana itugirire neza. Hanyuma barasinzira baje kuryama. Hanyuma ndangije mbaza marayika kubera ko aba bantu babonye ibyo kurya barangije bakaja kuryama batariye. Rangije arambwira ngo n'abantu benshi mu nsengero cyangwa se mu byumba bagira mu ijambo ry'Imana, shitani akabateza ibitotsi bagasinzira, ntibumve ijambo ry'Imana cyangwa bakaritesha agaciro. Imana idufashe cyane. Imana irambwira ngo uzabambwirire ngo abo bantu batesha ijambo ry'Imana agaciro ko ngiye kuza kubonana nabo. Hanyuma abantu babiri basigaye nagiye kubona mbona barariye, barajya, bakimara kujya barwara diyare. Rangije mbaza marayika kubera
marayika b'abantu bariye barangiza bakarwara diyare, arangije arambwira ngo ni babandi bumva ijambo ry'Imana akanya gatoya mu kandi kanya rikagira ute rikabavamo. Imana idufashe cyane. Imana irambwira ngo abantu bamaze kumenyera ibintu by'Imana, bamaze kubifata uko babishaka, ariko Yesu yarambwiye ngo ni Imana itagize ute itamenyerwa. Imana itugirire neza. Hanyuma marayika arakomeje aranjyana angeza ahantu muri gare, nabonaga hari imodoka nini cyane ya kwasiteri, mbona marayika arimo aratanga amatike, nabonaga harimo abari kuyakira n'abatarayakiraga. Hanyuma ngiye kubona mbona ba bantu bakiriye amatike abashize mu modoka ya kwasiteri, arabatwaye bageze mu nzira, baratangira baca mu birahuri, ntibagera iyo bagize ute iyo bagiye. Imana itugirire neza cyane. Marayika arambwira ngo mva ngubwire uko abantu benshi batangiye urugendo siko bazagira ute siko bazarurangiza. Marayika arakomeza afata ukuboko aranjyana ngeze ahantu ku rusengero rwari runini cyane, ngiye kubona mbona nsigiye icombo kinini, arambwira ngo nuramukurangaye nkurindishije aha hantu, nuramukurangaye nzagaruka ngukubite. Naramubwiye ngo ntabwo nzarangara, ndakomeza mbere maze ikicombo umpaye. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Hanyuma abadayimoni barabyumvishe bajya kubibwira umwami wabo, umwami wabo arafuha arakara, arababwira ngo nimugende mumuteze uburakari, mugende mumuteze uburangazi. Nimumara kumuteza uburangazi mwinjira mu rusengero, abaririmbyi mubateze kuririmba batumvikana, abandi mubakubite, abandi musige bajyane, abandi mubafata mugira ute mubajyane. Imana idufashe cyane. Hanyuma abadayimoni baraje banteza uburangazi, binjira muri rwa rusengero, abaririmbyi bateza kuririmba batumvikana, babateza guterana imigongo, abantu baratangira bararirimba batumvikana. Hanyuma abandi arabakubita, abandi asiga baryamye, abandi agira ute barabajyana. Nagiye kubona mbona imodoka nini cyane, iyo modoka nayibaraga ari Dayihatsu, yari ifite inkoni. Hanyuma ngiye kubona ngo mbona uyitwaye, iyo modoka yanyuraga ahantu hose, ntabwo yanyuraga mu muhanda, ahubwo yaratanyaga. Nimara kubona ya modoka naragiye manika amaboko nk'umuntu watsinzwe. Hanyuma wa muntu wari uyitwaye arangije araza naho narindi, arambwira ngo kubera iki warangaye? Nanjye ndamubwira ngo narangaye, ariko namaze kumenya neza aho bagize ute aho banyuze. Marayika ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo nimba wamaze kumenya aho banyuze, genda ubabwire bagaruke, ndetse n'abajyanyu babwire babyuke. Niba atabyuka nzagaruka ngira ute mbibyukirize. Imana itugire neza cyane. Birashoboka ko waba uri muri korari, birashoboka ko mwaba muri kuririmba muteranya imigongo, birashoboka ko waba ufite uburangazi, birashoboka ko shitani yagushimuse, birashoboka ko waguye ukarambarara, ariko reka nkubwire ngo Yesu nagaruka ntabwo bizaba byiza. Yesu naza akakwibyukiriza ntabwo bizakubera byiza. Wamusambanyi we, waho wabigezemo warangiza ukajya kwinezeza, Yesu nagaruka akaza kukwirebera ntabwo bizakubera byiza. Reka nkubwire ngo rero ukimara kumva aya magambo, haguruka wongere usenge, wongere wingingi yera. Imana irababaye kubw'aba bantu bateranye imigongo, kubw'aba bantu baryamye, kubw'aba bantu bahunikiriye, kubw'aba bantu basinziriye. Imana itugire neza cyane. Waba usinziriye, waba winangiye, Yesu aragukeneye. Tugiye gusenga Imana. Waciye muri izi nzira zose zitandukanye, ariko Yesu ashoboye ibintu byose. Areba hafi na kure, areba hirya no hino, areba muri Amerika, areba mu bihugu bitandukanye. Yesu ari kukubwira ngo icyo akenera umutima wawe. Yesu arakeneye ngo wongere uhembuke, Yesu akeneye ngo wongere ushikame, Yesu akeneye kugira ngo wongere ugaruke mu mwanya, kubera ko agize ute agukeneye. Imana itugire neza cyane rero. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Wowe wumvishira ijambo, wowe wumvishira amagambo, wowe wumvishira ubu buhamya, wowe wumvishira ubu butumwa, reka nkubwire ngo tugiye gusenga Imana.
Imana yacu nziza, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, mu izina rya Yesu dusengeye abantu bawe bumvishe ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe ni umuhigi, rirahiga rikavumbura. Shigikira abantu bawe bakomeze kandi ubarengere ku manywa na nijoro, wongere wivuge kuko uri umubyeyi mwiza. Izina ryawe nirishimwe, ijambo ryawe nirihembura abantu, rihira imitima y'abantu baryumvishe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tanga telefone zawe kubona gusama kugira ngo bazakugira inama cyangwa se nabo bagira inama cyangwa se abakeneye gusengerwa kubera ibyifuzo bafite bitandukanye, uzabashe kubasengera mu izina 078 51 34 65 078 51 34 65. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.